Ntacyo bikimo hano ntacyo bikiri bakura itani kabenga wenda tasiya abantu ni benshi n'ingumi zakuze abantu ni benshi n'ingumi zakuze bihutu izi mbaraga muzivane kwanza izi mbaraga ni iz'ababyeyi ababyeyi ntabwo ari izacu z'abakurambere ba kera kandi iyi mpano burya aba ari iyawe iba iyawe ni umutungo wakagombye kuba utunze kera uba ugarurijwe byaratewe no kuba warahuye n'inyatsi ubu se wamuvanye inyatsi inyatsi nayo imuvanyeho kuko uyu mutungo uturuka ku babyeyi ntabwo uguhomba kuko nta nyatsi ubamo iyo wakiriye n'inyatsi yagiye urabona wambaye ibintu by'impu uratambikije hano kameramani waginana nanjye hano hari amayogi hano ndabona ihembe ndimo ndabona ibiki muganga nicyo shaka n'igikorwa ubundi muganga mwavunitse ubundi muganga mwavunitse umva cyagiye namubwira ngo ufite nimero yiwe cyagiye wa mukobwa yiguha ukayimeza no ku kiganiro njye naramubajije ese ubundi mu busanzwe ukora ibiki n'ibiki ambwira ibitangaza akora nanjye njya kureba no ku zindi YouTube yajyaga akoreraho nibwo natanga n'ubutunzi namuga ati se nanjye ko nshaka ubutunzi nkaba nanjye nabasha kuba nakikorera arambwira ati uzashaka agatabi k'ababyeyi 200,000 ndarindira ndavuga ati nzakubwira urumva urayabona oya nari na ku mushahara wa boss kuri YouTube yacu baduhemba niyo nahise njye nayafashe kuri 24 nibwo nahise mail turi kuri 30 ubu turi kuri 30 rero nibwo nahise mubwira namuhaye 200 n'ibikindi nyine yaje kugusaba mutarahura si ifoto se yansabye ifoto anyakango yansabye ifoto imyirondoro n'indangamuntu arambwira ngo agiye kundebera kuko niba ababyeyi banyemerera guhabwa ubutunzi ntanyatsi mfite ndabimwoherereza arambwira ati ababyeyi bemeye ko wakakira ubutunzi ariko uzaza ku Gicumbi guhereza ubutunzi banze ndebe koko niba inyatsi zose ntaziriho ubundi guhereza ubutunzi bwawe umuntu amenya gute ko afite inyatsi niyo mpamvu tuzaka ikiganza cye ikiganza nicyo cyakira duheshe ziriya ko umuntu afite inyatsi cyangwa ntayo nkanareba ko yemerewe umutungo iyo nsanze wemerewe rero ibyo yemerewe nibyo umubwira ibyo asabwa nkabimubwira yakumva yabyumviramo akamubwira ibikoresho ashobora gutegura nawe rero muri aka kanya niteguye kumwakira kuko ndumva namubwiye ko igikoresho azagisanga ahangaha igikoresho ikarito namubwiye ko azayisanga aha ariko amafaranga ndativugira namubwiye ko azagendera amafaranga ariko n'imwe kuri buri bwoko yo gushyira mu gikorwa amaso kuri ekaratere kuko muganga ajya guhindura abavu igikomangoma akavinya agasamanya buture inyamirambo n'abandi nanjye ibyo ndabyifuza nkaba nagenda nanjye nitwaye muri rusange wazana rero ya note nagutumiye kuri buri bwoko bw'inote nta kibazo wapfukama imbere y'igikoresho iyi ya 5 akira kiriya kibiriti uhanire rirahembe ndebe yuko banze ntarashyiramo ayo mafaranga uretse ubanza ucane ana nyagasani ushobora byose waremye isi n'ijoro ukarema mukarema rero rigaragaza ibimenyetso byo kwakira udini niyo kamina amadayimoni atsinda ijoro rya Subhanata ajya gucanamo hera nshyiramo hano shyiramo turebe shyiramo guturika arimo n'abatsinda rekera wowe ntabwo wemerewe gucana ihembe ry'ababyeyi yambitse ikibiriti hariya kuba waremerewe kuza kwicara guhagarara ku gicumbi byonyine birahagije fata ya note kameramani idana nanjye ku murongo
fata igikarito kirimo ubusa dore ngiki igikarito kirimo ubusa aho kuri hera ya bitanu tubise ko hano dukurikiye ariko nyuma yacu abantu benshi bahuye ariko nashanye ati gutungana no kwanyu babyeyi gutungana no kwanyu babyeyi tereramo ongera ku ya bibiri gutungana no kwanyu babyeyi tereramo amaso kuri ekara n'igikarito gutungana no kwanyu babyeyi tereramo gutungana no kwanyu babyeyi tereramo iriya sikoci uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana utuburira abantu igihe kuvuga ko bitangaza mafuke uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana kandi yarabivuze uretse gatoya uretse mugaburetse inote ya 5 y'igihumbi ya 2 na sengisi ubuzima burahindutse bugiye guhita buhinduka aka kanya ashyizamo sikoci nireba neza yateranyije aho wateranyije akakwifashiriza abona buryo wenyine twumvikane uretse nashaka kwemera nimba ari byo kameramani isoromye byose muga mbabarira koko umurezi twaje tunatungana mu modoka pe ambwira ati muzanye mu bintu bitari buze gukunda muganga arimo arafunga ikarito twabonye ko ikarito bavu nta kintu kindi kirimo nyine bashyiramo 5 ushyiramo na 2 ushyiramo n'igihumbi ushyiramo na 500 ikarito iruzuramo ikarito agiye gucyuramo amafaranga yuzuye agihindura ubuzima hari abantu bari bavuga ngo iyo umuntu yamaze guhabwa n'amafaranga atangira kuyakoresha ngo kuri banki bakayemera abantu bose ayo mafaranga aba yemerewe gukoreshwa niyo yaba arimo amadayimoni ntabwo uretse gato ntabwo ujya wemera bambikaho ibiganza kugira ngo babyeyi twishimiye uvuge ngo babyeyi twishimiye kwakira umutungo babyeyi twishimiye kwakira umutungo igitereko rero nimurikira ababyeyi bagisengere ugiye kukimurikira ababyeyi bagisengere kugira ngo bakire umutungo wabo ubuzima bugiye muzagira gusa ujya gupfuna urapfuna utayeho uretse kuva furaka wanyu dushimiye yuko mwemeye ko uyu mwana wanyu agomba kwakira umutungo ese umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha uragura YouTube channel na ubu miliyoni 40 bagiye kuguhana kameramani haguruka ufate ibintu byose ikarita wayisenge miliyoni 40 bagiye kuguha muri iki gikoresho cyawe wasanze hano ku gitungo ukoresha cyane uko bagipfundikiye ngiki kameramani byose reba uzazikoresha miliyoni 40 ntabwo njya wenyine ugiye guhabwa ntabwo uzazikoresha oya ngiye nkajya acisha ibiganiro bibereye abanyarwanda nkaba nanagura na moto yo kuzajya agenda hari ubwo bagendanye muga utagira ibyo ukora kamwibariza muga kubera ko njye mbonye amafaranga cyangwa ari mu muganga wese gaturi mu ishami muganga banzu nyine utari gukora ibitangaza bushyize biganza umutungo wa Ndahumana ndacyateza amatwi mbiri ndashaka kukwibariza utanga ubutunzi gusa cyangwa ukora byinshi bigiye bitandukanye nkora byinshi bigiye bitandukanye kuko nk'abagore batabyara n'ubugumba yari ibyo bakubuze ndakuvura yego amashitani amarozi ni ukuvuga ngo indwara zigiye zitandukanye ntabwo ari gutanga umutungo gusa kugaruza ibyibwe gutanga ibiti ibibanza ngo bigurishwe n'inyatsi zose abagabo bateye ingo zabo se n'abagore baba baragiye abatandukanye tukabahuza abo baroze umwangaro tukabasubiza mu ngo zabo n'abahanzi y'igihugu se babavura pana bari mu ntabwo mvura bo mu Rwanda gusa n'ubundi tuvura n'abari no mu mahanga hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye buri wese ababiyitirira urababwira iki bibaba no nabwira abatiyitirira nabwira abantu kugira ngo bazajye bashishuza neza turabafasha kandi rwose turabafasha n'aba bose murabibona ko usanze hano nta muntu ufite agahinda n'uwo mwahurira hariya yinjira nk'uriya ureba urimo kuza buriya yagira agahinda kuko ataramenya ngo muganga baravuga niki ariko wasanze aho wese wasanze nta kibazo afite baduhamagare turabakira murakoze reka tugushimire yego namwe murakoze cyane